ndagira ngo ndamukenye ukishungereza ukaza uri magana make oya tabisobanura iki ibintu bimeze wanene wanene se kandi no waneza mana y'isi n'ijuru ni neza rega bose ntago ariko wazi guci umuntu uri seriyo ubundi nayo nzabona seriyo nibyo nibyo wari urimo uvuga ati ngo utunamba n'iki sha muntu ufite yerekwa yo kuri seriyo abana babandi baza ngo bone ngo ndagukunda nagira ngo ntabwo bayikopa iki ngabo ufite kanamba sese ku meseri hari muzambwiye nka matsemo cyasohoka kirimo yatanze tagakora ku meseri yes muraho neza abakunzi ba Lifetime TV twizere ko mumeze neza nkuko tora tubibifuriza kandi mugumye kurindirwa mu buntu bw'Imana. Uyu munsi no munsi twakita ko ari umunsi w'umugisha kuko umukobwa wacu yaramaze iminsi arwaye, ndaza no kumuhereza umwanya aze kubyivugira, ariko twagize amahirwe tugirwa n'ubuntu bwo kuba twamuvugisha. Reka tumuhereza akanya banze asuhuze abakunzi ba Lifetime TV. Muraho neza ababyeyi? muraho neza. Ese uri umubyeyi ko byemeye? Inyuma cyangwa mu Misiri hose? N'inyuma Okay, na kare agaciyemo twizere kumeze neza wagumye koroherwa. Meze neza tushimye Imana cyane. Ngoro maze iminsi ariko umeze nabi. Ariko Imana yarabaye. Abansengeye mwarakoze. Nubwo mutabimenye. Ariko akeka babibabwiye. Turibaza shoboka kuba twarabivuze mu kiganiro cyavuyeho nakoranye na mugenzi wawe Mama Drip Honorine. Agosa hari akantu twakoze noneho karenze zinde kutari uhari wari gupfa no guseka sibyo. Hari akantu twakoze ngashaka kunyereka uburyo arakara ariko yarankanze mpita mbivamo. Arakara nabi uramuzi? Nanjye nagize ubwo mpita mbivamo ibintu byo twari turi gukora mpita mbireka. Amakuru y'iminsi mu bundi buzima busanzwe uretse uburwayi wari umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ndawa abantu mukomeje kutwera ko mutwitayeho. Ariko urifashe nk'umuntu ugifite amakabeho ukuntu. Ntabwo urakira neza. None murari iri he? Ndaza kuyibatsamo. Uraza kuyibatsamo? Seriye se? Byamuseriye. Bya seriye na byamuseriye bitandukanye. Yakara gaciyemo niki wifuza kuba wabwira abakunzi abafana bawe cyane ko maze iminsi mbona mu gihe ntari mpari nabonye ibikorwa byanyu mwari mumaje iminsi muri gukora abantu barabikunze cyane barabyishimiye. Niki ubwira abakunzi bawe cyangwa se abakurikira Lifetime TV? Abakunzi bankunda, abakunzi ba Lifetime TV babashimiye cyane mukomeza kutwereka urukundo. Turabakunda cyane. Mukomeze mutwiteho ababe mutuzacika intege natwe tukajya gukora. Mugihe muhari tuzakomeza gukora. Shimira n'abagusengeye mu gihe mu minsi wari umeze nabi mu buriri. Imana y'umugisha no. Komeze biteho. Wanye mbamba sengera isani kugira ngo ibyo mwifuza kugeraho muzabigere. Nibyo. Ariko murare ntayo nimba ruko ari umaze iminsi urwaye. Ko wavuze ngo urabatamo murabatamo iki? Ndabatsamo. Batamo rero twabibona. Bifatwa. Nkuko bisanzwe nari maze iminsi mbashimiye cyangwa se nanabashimiye mu bikorwa mwakoze ejo bundi mu gihe nari mari mwakoze neza cyane kandi mwabyitwayemo neza. Reka mbashimire felicitation by the way. Akoze cyane. Ibyo muri gukorera imbere muri iyi minsi. Nibyo ariko hari ikiganiro nkivuge kitarasohoka numvise uvuga ati ngo ukeneye guhereza n'iki ngabo ufite. Kanamba sese ku meseri. Hari muzambwiye nka matsemo cyasohoka kirimo. Yatanze tagakora ku meseri. Nibyo.
ndizera ko ari fresh nta mutima mubi sibyo se ya nibyo wari urimo uvuga ati ngo utunamba n'iki n'iki sha muntu ufite yerekwa yo kuri seri ya bana babandi baza ngo bone ngo ndagukunda nagira ngo bayi ntabwo bayikopa umuntu uri seri ubundi nanjye nzamubera seri no nibyo ndumva gahunda ukomeje ari yayindi yo kwirwanaho nta mpamvu yo kwipfana ndagira ngo ndamukennye ukishungereza ukaza uri magana make oya tutabitinda reka twibarize ibindi si byose amashuri ubuzima busanzwe mu rugo umuryango famiye biri kugenda ndabaye ibintu byose bikomeje kuba gucira guci ugire ujye usobanurira n'abakunzi ba Lifetime TV rega bose ntago ariko bazi guci basobanurire guci ngo ibintu biri guci bisobanura iki ibintu bimeze wanene wanene se kandi no waneza mana y'isi n'ijuru ni neza ibintu bisobanura ngo ibintu byose ngo ari sawa biba bimeze neza kuri we iyo ni ya mvugo y'iki gihe ariyo Riderman arembye ati ni imvugo z'imihanda siko biri ngo guci waneza ni ibintu nk'ibyo wanene yani hatari ntago babyoroshye ndikubona ndi kumugarura ndi kumuvana mu burwayi mudi atangiye kuyizana twatangiye nta vibes afite ariko ubu ngubu zitangiye kuza siko bimeze na vibes dore ibyo agiyemo kandi none amakuru y'iminsi gaciro amashuri kutambwiye ko bimeze amashuri biragenda ese ko nyine biba byanze ukuntu haba habura iki bambitse saa 11 njya gufata basi saa 11 saa 11 babyutse agenda mumirije nk'abakaba ahiziriri ishuri ni insazi gusa nabashishikariza kwiga kugira ngo muzagere ku byo mwifuza kandi ni ukubera imana bizagerwaho si byose niyo muntu ugenda afite n'ibitotsi niyo muntu wamenye icyo agiye gukora nibyo ni ikihe kintu ushobora kuba wabwira abafana ba kare ibyo nakubwiye kare utavuze ikintu nababwira abakunzi bawe abafana bawe ikintu nababwira ni uko mbakunda bifuriza ibyiza ariko buriya uzanarebe kugira ngo ugere ku byiza kuko wifuza saba imbaraga gukora cyane sibyo ariko nkuko ejo bundi wavuze platform zawe zose ushobora kuba bagushakiraho nta bantu baratanga kujya baguha SMS tugufi bagohereza ubutumwa impanuro inbox barahari kandi ndanabashimira cyane buriya n'umuntu wambwiye ngo arambwira ngo akunda we ukuntu umeze nyine vibe ngira inama imbagira ariko nawe nkeneye inama zanyu nibyo yes nkuko bivuze ati ukeneye nabo inama zabo nkuko bakunze inama zawe sibyo ese nta tundi tuntu twagushimishe begeze bakwandikira muri inbox ushobora kutubwira natwe tukadushimishaho you are secret nibyo of course yeah I'm a nurse of course yeah ndubona vibes zaje araje anatubwira utu message twiza tuba twamukoze ku mutima baba bamwereje ara inbox uzambwiye ngo njye mbasomera ibyo bambwiye inbox buri muntu atubwira inbox nuko ushaka kubwira abantu bose icyo we yiyumvamo kubera iki ahitamo kujya kubibwirira inbox ntaze kubyandikira muri comment iyo kiziye muri rusange abashaka kubwira twebwe twazanye na mushite wanjye ako yambwiye inbox ambwira ibitandukanye byanditse muri comment nibyo hari ibyo navuze bikamukora ku mutima ariko gushaka ushatse kuvuga ngo abakuzaniye ubutumwa bwa wenyine kubera ko muba muri babiri mu kiganiro ariko yashaka kugusubiza akaza kubugohereza uri wenyine ese muba musanzwe muri inshuti cyangwa hari n'abaza utarusanzwe bazi kuko nababwiye amazina yanjye iyo yumvishe ko hari ikintu cyamubwira akamaro cyangwa se cyatuma amenya inzira ahagazemo aranyandikira twizere ko binagutera motivation y'ibintu ukora
bidashobora kuba byagukura mu murongo urimo kugira ngo ujye uguma umutive inshuti n'abavandimwe aho baba bari hose. ariko nyine ngira ngo mubwize n'ukuri ngira ntabwo naka gukora ngo nuko habaye ikintu runaka ikintu ushaka kugeraho n'ubundi arakirwanira. Nibyo? Okay, ibyo ni byiza cyane kandi njye ndabishimye ku buryo nawe ubwawe uvuze ati nzakora ibishoboka byose, sibyo? Ntazaguma kujya kure y'abavandimwe n'inshuti kubera ko ukubona ukungukiramo inshuti n'abavandimwe utarusanzwe ufite utarusanzwe unazi, sibyo? Ariko iyo ubungukiyeho ukaguma ubahereza motivation, uguma no kubakorera ibintu byiza bigiye bitandukanye, ni ibintu byiza byo guhereza agaciro, siko bimeze cyane ko bitwa n'agaciro. Ariko iryo zina ryawe ryo wihereza icyubahiro. Yego cyane na respect cyane. Gira icyo babwira nk'izo nshuti uba wungukiye kuri kunguka inshuti mu buzima ni ibintu byiza cyane. Nibyo? Buriya buzima bubamo inshuti zitabizi byajya buraryoha. Ariko nyine ndabashimira cyane akunda nyine ukuntu muvuga ko mwarashimishijwe n'ibikorwa nkora, akaba ariyo mpamvu ituma ngaruka hano. Niki wabwira abo bantu baba bakubwiye amagambo nk'ayo meza yo kugushimisha gukora ku mutima? Ese wifuza ko bakujya kure cyangwa wifuza kuba wabona n'abandi benshi barenze aho ngaho? Nibyo? Buriya umuntu utanavuga amarangamutima ye ntabwo aba ari ibintu byamunejeje. Ngiye wabonye ikintu kikunezeza kwandika ibyo amarangamutima yawe, abazaza bakunganira bakubwira n'ibindi birenze ibyo naba naravuze. Abo bantu benshi bagera muri 2-5 watubwira amazina yabo watangirwa n'ayahe? Izina ryabo rimwe ni benshi cyane ntabwo babasha kubavamo. Umubare nyamwinshi usanga ari abahungu, abagabo, abakobwa. N'abahungu n'abakobwa. Umubare nyamwinshi nshaka kumenya umubare nyamwinshi n'abakobwa n'abahungu. Abahungu. Kubera iki ari abahungu? Kubera ko buriya abahungu nibo bantu ba mbere bakunda gukurikirana. Nibyo? Niki wababwira kuri uyu muntu uri kuri Lifetime TV? Ngira abahungu. Niki wababwira? We love you so much. Nibyo. By the way banadukurikire kandi bajye banadusupportinga babikuye ku mutima yabo, sibyo? Twizere ko banadusupportinga banakora subscribe. Ntabwo byabura. Mugenzi wawe bimeze ite? Nagusuye wenyine nuko nari mfite amakuru ngo warumaze iminsi urwaye, sinzi niba wandusha amakuru yiwe. Mugenzi wanjye ameze neza ariko nyine byaba ataza kujya utayakoze wenyine. Nari nzi ko naje nzi ko ndibuze kumusangana muri kumwe kuko nansi kubabwira kubera ko nari nzi kumaza iminsi urwaye, avuga ati ntabwo wazagera icyo gihe cyose cyo kuba wasohoka mu nzu ntakugezeho. So uyu munsi navuze ati rero hashye hashye tubwize ukuri abavandimwe. Ariko n'ubundi tugomba kubatwika. Nibyo? Mu gihe turi kugana ku musozo ufite inshuti y'abavandimwe ushaka kubwira ikintu kimwe cyangwa ushaka kusuhuza? Inshuti zigari nyinshi abantu batsupotinga sigari benshi sigari aya cyamamara. Ariko n'undi baranabinyita cyamamara nukuri cyane niryo zina riri. N'umuntu wakize profile ngakunda cyane. Hari wano kumazeho yanazeho dufoto twanjye dukurikirana every day. Mukirera akantu keza nawe ka nk'umuntu cyane bamwita Umuhoza. Ndamukunda Umuhoza kandi numva ari izina ry'abakobwa. Ni umukobwa. Aragukunda nawe ukamukunda? Mpamvu umukunda we ni umukobwa kandi ikintu cyose nkoze aragikurikirana 100%. Unteye amatsiko yo kuba nagushaka next time tukaganira kuri icyo kiganiro cyonyine, unyerurire umbwize ukuri uburyo umukobwa guflowinga akagukunda muri ubwo buryo akagera ku rwego gushira kuri status yiwe, uretse nawe ubwawe ukaba wemeje kuri kamera ati uramukunda cyane. Ndamukunda bitewe nuko rihamwe namwara wumva ibyo nshatse kuvuga buriya muri makise. Kubera ko niba uvuze ikintu hari abatabyumva n'ababyumva.
hari n'uwo wenda uvuga ati nawe maze iminsi ifite ikibazo ariko bitewe n'inama yenda numvishe mu byo yavuze ubutaha byatumye ngarura icyizere so akaba ariyo mpamvu wenda uvuga ati ndagukunda hari n'uko wavuga ati wenda mfana ayera wenda ndamukubitaga profile mvuze ngo ndamukunda ntabwo wabitindaho ko nyine mfite icyatumye mukunda naguciye mu ijambo urihangana ukomeza usuhuza bose uhuzaga mu gihe tuvugana ku musozi ndabakunda cyane ndabakunda cyane ndasuhuza abashuti banjye bose ndasuhuza Desanje zere ko umeze neza mwifuriza no kurwahije ubutsiraro ndasuhuza umuntu bita Edidia Edi Mokida ndizera ko abo usuhuje bose intashyo ziri buze kubageraho kandi baze gukora ibishoboka byose babitwereke muri comment ko intashyo zabagezeho sibyo nta kintu wategure watubwira kuri uyu munsi bitewe n'ibihuvuyemo wenda twakita motivation speech uzi ni nko kuvuga ijambo ry'umunsi cyangwa se ijambo rya kuba ku munsi ikintu nababwira kurwara k'umuntu nyine ntabwo bivuze gucika intege navuze inama y'umunsi sorry umuntu arwara akiheba umuntu ahora n'ikibazo akiheba ariko nyine biba byose hari imana so kugira ngo nababwira mu gihe wumva wihebye cyangwa se ubona ibintu byanze nuko kugira ngo ni icyo gihe cyawe amahirwe araza rimwe akabura andi akaza akabura ariko ndakwizeza ko igihe kizagera bigakunda bitewe n'uburyo we n'icyo ushaka kugeraho gusa uzirinde kuba washaka kugera ku bintu ubicishije mu nzira mbi ariko mu buryo bumwe byarigirira icyizere senga imana ndabizi neza ko twese dusaba imana bitewe n'ibyifuzo twifuza so nabwira ko byose bishoboka kandi byose bikunda kubera imana yes umukobwa wacu Gaciro umukobwa muto mwiza cyane uri on top muri iyi minsi umeze neza ariko bice bigacika hirya no hino aravuze ati icyo yabagiraho inama ntimugacike intege waba urwaye waba utarwaye kandi byose birashoboka kandi koko niko bimeze nanjye icyo kintu uvuze cyo nagusapotingaho icyo niko kuri byose birashoboka buri kintu n'igihe cyacyo kandi ikintu ni cyiza kaguhungabanya uko cyaba kimeze kose siko bimeze ndizera ko ibyo uyu munsi bibaye kereka nimba ufite ibindi ushaka kubwira abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba Lifetime TV maze tubasezere n'amagambo menshi mfite dore nanakonje vibe hasi cyane niko bimeze sezera abakunzi ba Lifetime TV we love you so much kambibutsa amazina yanjye intongere mu nyandikire niyo abantu batayibuka cyangwa se mu kiganiro nyita Simi kuri channel zanjye zose Instagram no kuri Messenger kuri TikTok nitwa Shuti15 yes abakunzi ba Lifetime TV turizera ko mumeze neza kandi mugumye kumva ikiganiro cy'umwana muto Gaciro kandi ahari hose amaje kubabwira naho mwamushakira kuri platform zose amaje kubabwira uko yitwa mugereyo mu mwandikire mu musabe ibitekerezo n'inyunganizi by the way akeneye no kumumara irungu muri iyi minsi aramaze iminsi arwaye akeneye nabo kumuvugisha no kumubaza amakuru n'iki byose ibyo bintu byose aba bikeneye kandi turizera ko muri buze kubimukorera muri buze kumumara irungu reka tubabwira ati natwe turabakunda cyane kandi twizere ko mugumye kumera neza we love you so much like Gaciro yeah habe